biguterereje sha rero je baba we ubundi satana agomba gushya Juma ndigende biremo ntangura n'umushinga Asishiri inzuki he ngiyi ariko ngiyi basi nakubwibana ngwinta kurya ngiyi yinyereke urareba wa mugabo ngiyi asishiri mbabura byuzukuru uri umusazi cyangwa nese wasinze wanywe nyiranye kandi inzuki ngiyi kuna ndi kubona ngiyi ariko sheri ndurana mutwe wayo ngiyi kandi ndi kubona irakurya sheri wa asishiri iyo nzuki he sheri ngiyi kuna ndimo ndabona ngiyi nganyinyereke kandi ndi kubona ngiyi n'umutwe wayo ariko asishiri watuje ubundi tiye kibazo ngiyi ibintu buri munsi umaze iminsi umbwira ngo inzuki kandi buri munsi nzaza ngasanga nzukira hanga nyine mbwira handi nawe ndimo ndabona ngiyi tiye kibazo wasinze cyangwa dosheri ngiyi dore umutwe wayo nisi nzukiri he kandi ndimo ndabona buri munsi uramwe udure inzoka shiri tuza sibyo tuza tugiye hanze ibindi turabivugana turi hanze sibyo aha tugita bwirana nabi sibyo ngaho tugende hanze humura tugende shiri ngangwe none tuza humura nta kintu aya nanzuke hari ndasubira mu cyumba aricaranga tuganire sibyo cyanga tuganire mubwiye ukuntu tuzi kugenza ari nanzuke ari humura sibyo ndasubira mu cyumba humura tuza sibyo tuza ngabutse sibyo Hello? Salama bro. Salama bro. Sha, yana mu rugo wanjye byayoberanye. Haba iki kibazo se none? Madamu wanjye imara mu cyumba akabona inzoka yaba ari mu cyumba akaza yirukanka akansanga muri salon ngo inzoka mu cyumba babise byabaye induru ndagira ngo ndiko ikintu wamfashe. Yego. Ibyo ntabwo bakuriwe abundi mushiti wanjye yigeze gufasha nanjye byigeze kumbaho. Yego. Iby'imyuka mibi ibyo ngibyo ni ibintu nahita kura mu nzira nakuganye. Noneho ndagira ngo mfashe ndebe ukuntu yagera ahangaha mu rugo akanyemura icyo kibazo kuko byanzengereje neza byanyobeye ni amahoro ariko mu mugore. Ihangane rwose ihangane nimero yiwe reka nze nyiguhe rwose. Utinyereza muri message. Sawa urakoze bro. Reka nizere ko umeze neza dukurikirana umunsi ku munsi wakoze subscribe nagushimira cyane nawe utarayikora umwanya kugira ngo ikore ibyo ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye nkuko bisanzwe ni bucece mu gace murabizi ngenda shaka amakuru agiye atandukanye hirya no hino ubu nkaba ndi mu Gatsata giye kubagezaho inkuru ngiye kubashakira y'umuntu ngo ugiye gukora ibitangaza nkuko byabitubwiye turi kumwe hano kuri Sawa Show mugagira hino bimeze bite ni byiza suza abantu badukurikiye kuri Sawa Show abantu babakurikiye ndabashuje bose tukaba duhuye nk'umunyamakuru abantu ugiye kwereka ibitangazo ugiye gukora ugiye gukorera mu Gatsata hari umuntu wari untumyeho ko arwajije umurwayi kandi mu by'ukuri ibyo bintu ndabishoboye yego ibyo ugiye kutwereka mu kanya nta kibazo tuzamukane tuhagere reka tuzamuke tugereyo murabizi gahunda yanjye ni yindi ni bucece mu gace kandi ntima nkokora ni Kiroso umuhungu wanyu reka nyene mbagezeho ayo makuru ukuntu bihagaze akamuga koko ngo ugiye gukora amabara koko barampamagara ngiye nshaka ko
nkora igikorwa kigaragarira amaso y'abantu ku mugaragaro. Niyo mpamvu naguhamagaye nkabikora bikagenda neza. Niyo mpamvu nahamagaye abanyamakuru ngo n'isi yose ibibone, kandi mbikora yaba online cyangwa se mpamagaye none nkabikora no ku ifoto. Niko muga Karame, jewe ndashaka kumenya ibibi nk'ibyo abantu bavuga ngo babaganga ngo bavura ibintu bya gakondo. Arababeshya muga, ibyo bintu koko nibyo cyangwa si byo? Ibyo bintu nibyo, imbaraga za gakondo zibaho kandi zigakoreka, kandi nibyo uri bwibonere. Hariho n'abantu babeshya, ariko jewe nka muganga Gahima sinjya mbeshya. Niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo ubone igikorwa ku mugaragaro, tubyereke n'abantu babone ko ari ibyanyabyo. Ni ukuri ari ibyanyabyo, ariko hari n'ababeshya. Genda shaka sinzi ko bibaho. Niko bavuga ko mugira ibintu by'imyuka mibi mubeshya abantu mu batuburira. Oya, mu batubura ntabwo gembamo. Niyo mpamvu nemeye guhamagara nk'umunyamakuru kugira ngo bigaragare n'abandi bose, kandi nawe urabibona. Si ngombwa ko wakuraho kamera, kubera ko jewe ibyo nkora ni ukuri. Urabitwereka live? Ndabibereka rwose. Ugiye kutwereka ibitangaza? Ibitangaza sinzi icyo umuntu arwaye, ariko nanjye nkoreshwa n'izindi mbaraga nagabiwe n'abakurambere. Ni ingabirano ya gakondo mu muryango. Itambuke nta kibazo. Ubwo ugiye guhita ubitwereka? Ndagenda musuzume, menye umuntu icyo arwaye nkoresheje imiti ya gakondo, ibi byatsi tuvurisha bisanzwe, hanyuma menye ngo arwaye iki cyangwa yafashwe gutya, kandi uraba ubibona. Nta ndwara zijya kunanira ubundi cyangwa iby'umuntu ukakunanira kuba wabigira ugasubira yaho ngaho bidashobotse? Oya, nta ndwara ijya inanira. Ikintu ntavura wenda ni sida cyangwa se imitezi, ibyo ni ibya kizungu, ariko ku ndwara ya kinyarwanda nta ndwara n'imwe ishobora kunanira. Waba warihinahinnye, uramuhinura. Baba ari ibyo baguterereje by'imyuka mibi cyangwa warabitambutse ari nk'umutenguha, umuti ukawunywa, hanyuma nkasuzumira muri wa muti nkakuvura ugakira. Cameraman, ntukureho kamera, tujyane ibyo bintu abikorera live, abyereka abantu bya bindi yo kuvuga ngo babatura abantu ngo mukora ibintu ubikorera live. Ibyo dusanga ibyo byose urabitwereka ako kanya. Ni imbaraga nagabiwe n'ababyeyi. Ni ingabirano kandi ni gakondo mu muryango. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ndabikora, niyo mpamvu si ngombwa gukuraho kamera. N'isi yose ibibone. Twagiye ntari tugende rwose. Tugende, izo mbaraga zawe uzitwereke turebe. Umva, si ukubeshya ngwino rwose, nta n'iminota. Bakunzi basasa rero, uyu munsi tugiye kubereka ibitangaza, tugiye kwirebera ibitangaza. Mugase ndi bukureho kamera byose, ntuyikureho, byose turabyerekana. Muraho? Muraho neza Dr. Amakuru mukomere nawe? Meze mutese? Ni sawa. Ni mwari mwa kanihagararira aha ngaha nanjye ntunikurikirane. Yego, ni twebwe. Ikibazo cy'umudamu yafashwe ate, arwaye ate, bimeze gute? Umudamu wanjye yari afite ikibazo cyo kubona inzoka mu cyumba, ariko njye nagira musinyibone. Se ninde waguye nimero yanjye? Hari umucuti wanjye nahamagaye ambwira ko yamfasha kukubona. Ubwo ni umuntu nagiriye neza. Byashoboka. Kundangiye. Ibyo bintu ndabigukorera nta kibazo. Birakunda se birakemuka bive mu nzira? Birakunda. Iyo nzoka nzongera kuyibona? Ese muga nanjye reka nibarize ikibazo cy'umugabo se mwazanye. Nifite ikibazo kigenda umunyamakuru cyo gukurikirana ibyo bintu. Ni umunyamakuru, ntugire ikibazo. Icyo ushaka si uko umugore wakira se? Nicyo cyonyine nkeneye, ibindi bikaba mu nzira. Ndashaka yuko rero bigaragara n'isi yose ikabibona. Nta kibazo rwose, ariko umudamu wanjye agakeka. Nibaze ikibazo muganga, ibyo by'inzoka avuze, iyo nzoka urayikuramo kandi uyu ntayibona, umugore niwe uyibona. Ibyo bintu bibaho ko biri buze? Ntabwo ajya ayibona. Bibaho ko njye nayo mbona, ariko umudamu wanjye arayibona. Naje nawe urahita uyibona. Ni imiti nkoresha, ni ingabirano z'ababyeyi, kandi wakundangiye ni inshuti yawe, ni uko ari ubuhamya yaguhaye. Burya ukuri niko kwigaragaza. Njyewe nta kindi kintu bizankurikiranaho, gusa birakemuka. Nta kibazo, upfa kuba mbikora ubibona, noneho iyo nzoka nkayisohora n'umudamu wagakira, none se hanyuma ukazangororera. Yego, wateje ibyo bintu uramugaragaza, uramwerekana? Ndamwerekana. Iyo nzoka irahari koko? Irahari, wenda naze njye kuyimwereka mu cyumba. Mu cyumba nese ihoramo? Umugabo wawe kuki atayibona? Njye ndayibona, irimo ndanayimwereka. Mugabo, iyo nzoka ibyo bintu bishobora kuba bafite icyabiteye kugira ngo iyo nzoka ize. Rero nicyo tureba. Turagenda mfata imiti yanjye, ngira icyo nkora, hanyuma igaragare kandi n'umugabo ayibone, n'abakunzi basaza n'abadukurikiye bose bayibone.
ngiye kureba ibyo bitangaza nanjye kabisa ibyo bitangaza ngiye kureba bya mbwa si ubwa mbere nta ndwara ishobora kunanira n'imwe ibaho kiretse sida cyangwa se iyo mitezi bya kizungu ariko kuri gakondo nta kibazo rwose nibyo wibonera nushaka uzabitangaze n'isi yose ibibona ngewe ndashaka ko bikora live nakubiye ko ntabikureho kamera ntuyikureho iyo nzoka uyerekane tuyibone ayitwereke rwose birizewe iyo nzoka kuko bitwereke iba ari imyuka mibi buriya iyo ni imyuka mibi si imyuka mibi turamenya icyabiteye kandi umuti wanjye turawuherekejesha amasengesho nese iyo myuka mibi ibonwa n'umuntu umwe ku ibyo bintu bibaho burya abantu kuri iyi si ni abagome bafite imbaraga bakoresha kuko satani urabizi arakora kuri iyi si pe ku mugaragaro kuko ubwo ni satani waje muri iyo nzoka se buriya niwe kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo akaza mu muntu umwe kubera ko ariwe babihamuriyeho bari ibintu bahamuriye ku muntu bitewe wenda nimba wahemukiye ibyo byose ushobora kubimenya kandi umenye ko isi ifite ibibazo kuko yamanukiwe n'umugome. Umumaranye iki kingana gute? Umugore tumaranye amezi 7. Amezi 7. Mu mezi 5 nibwo yaratangiye kujya duzana ibyo bibazo buri munsi yagera mu cyumba akazambwira ngo murimo kubona inzoka mu cyumba. Nanjye mumvugeza ngo bumva bireba inzu ubwenge bwanjye nibwo